Mbwira rero ukuntu waje kwiteza imbere kugeza ku rwego nuko tutari iwawe uyu munsi ariko ushize ntabwo nerekanye iwawe cyane ariko nzi ko ufite inzu irenze imwe ufite amazu akodeshwa ufite ibigega biguha amazi ukanayacuruza wa mugani hari n'abantu bafite amaboko b'abagabo b'abasore batabifite byaje bite ni amahirwe warabikoreye ntabwo ari amahirwe ese pasiteri ntazi ubuzima bwawe ntarabuzi ati genda umuzana gusinyira ndagenda pasiteri turaganiriye agiye kumbwira arambwira ngo ntibishoboka ntabwo nagusinyira wowe uri kirara warananiranye wowe uri inzererezi ntabwo nasinyira inzererezi ni pasiteri ntacyo ati se witwa ndi ndamubwira none se nusanga waranduye se numva ari umuganga nkubwire niba uyinteye mu rushinge rwawe Imana ikubarire ariko ninsanga naranduye ndakurega ndahita ni dogiteri rwose ndahita nkurega ni diploma yawe ni baragufunga nanecisha ziriya nzu zindi ziriya nazo niko nazubatse mu buryo bw'amatsinda inzu zingahe mfite inzu zigera mu miryango nk'ine ko nabonye hari n'izibitsemo ibigega ziriya ntabwo ubwo zirimo ntabwo arizo nzi kumubwiye ko nazo nazibonye ari inzu nazo zirahari ariko ubwo nkubwiye izifatika izijyamo abantu izajyamo abantu ubwo nizo nkubwiye abakunzi bacu abakunzi ba Chantal TV Jo abakunzi b'ibiganiro byacu twongeye kubaha ikaze Imana ibaho umugisha kuba mwahisemo kuba turi kumwe uyu munsi hanyuma nk'uko bisanzwe ibiganiro byacu nakagaruka nanone twongeye kuza tuganira turahamya neza ko Imana ikiri mu ruhande rwanyu turabifuriza gukomera kugira impagarike n'ubugingo rero rimwe na rimwe nk'uko mubizi tujya tugira abatumirwa hari umutumirwa tugeze kugira atuha ibihe yanyuzemo by'ubuzima uyu munsi rero twagarutse kugira ngo dukore igice cya kabiri cy'ukuntu yavuye mu buzima bugoye aza kugera mu buzima bwo kugerageza kongera kubaka ubuzima bwe kubaka amarangamutima ye no kubaka imibereho reka dutanye tumuha ikaze kandi atwibwira muri aho kandi mumerewe neza turaho turashima Imana nitwa Barakagwira Gaudence yego imyaka 50 ntuye mu mudugudu wa Kijuri murenge wa Musenyi n'akagari ni Musenyi akarere ka Bugesera ari Burasirazuba yego wenda use kugerageza wongera ijwi ariko ngiye ndimo kukumva Gaudence twigeze kuganira utubwira ubuzima wanyuzemo bukomeye bwo kubaho utabona mu myaka myinshi hanyuma ukuntu wagiye uhura n'ibintu by'ibizazane by'ubuzima bitandukanye uyu munsi rero nagira ngo dukore igice cya kabiri cy'ukuntu wageze mu Bugesera mu Bugesera ko watubwiye ko wabaga Kicukiro muri Niboye ukaba uyu munsi uri mu Bugesera byagenze bite ariko mbere yuko tugeraho Barakagwira iryo zina ryaje rite ni papa wari kwise ni papa wari inyise papa na mama nibo bari inyise ryaje rite Barakagwira iryo zina ryaturutse ku bakobwa papa yashatse umugore wa mbere abyara umukobwa mama mushaka ari wa kabiri ababyaye umukobwa ari we ngewe abantu bati ko byaye abakobwa gusa undi ati Barakagwira yego ndetse ashatse na mukadata wa gatatu nawe abanza umukobwa nawe ahita amwita Ntibagwire ababyeyi bo hambere babaga bafite ibisubizo bakabishyira mu mazina y'abana babo cyane cyangwa mwamufitanye n'ikibazo akazakitirira umwana akakikubita ku mwana turanyuzwe ariko Barakagwira Ntibagwire ni amazina meza nyine n'abo bakobwa baba bavuga ariko biryoheye nyine birimo umugisha ntabwo harimo umuvumo oya nta kibazo Imana ishimwe ufite amazina meza hanyuma rero ubu uyu munsi ubushize twari tubabaye turi kuvuga ibintu by'ibihe twaciyemo uyu munsi ni w'ibyishimo kuko mpamya neza ko ibyo tugiye kuvuga hari benshi biri bwubake none se aha mu Bugesera wahaje ute byagenze bite mu Bugesera ngiye nanyuze mu buzima butandukanye nkuko nakubwiye yego ubuzima bw'ubuzererezi hanyuma Imana iza kunshira kanzu mbona amahugurwa
amahugurwa nyajyamo muri 2007. Amahugurwa nyagiyemo nyavanamo amafaranga 150. Amahugurwa yari amahugurwa Yari amahugurwa ya sida ku cyorezo cya VIH sida. Ubwo niyo twari turimo. None se wari uri mu banduye? Oya, nagombaga kwiga kugira ngo mukangurambaga nanjye nzagende njye nigisha abandi bya sida. Ingaruka zayo batese kumitamo haje umuryango wa RUB uza ku murenge wa Niboyi iwacu. Yego. Bandika itangazo rishaka abantu bafite ubumuga cyane bwo kutabona. Yego. Ubwo rero baje baratubura ariko executive yaranze. Yarakoze. Arangije aravuga ati ndamuzi ariko ashobora kuhasengera hanaha. Baje akakunshaka ku rusengero rero. Aje kunshaka ku rusengero. Ubwo biba ngombwa ko mwarimu ntibanahansanga ariko babona mwarimu. Bamuha rero adresse zabo bakorera, bamuha adresse zabo bakorera. Bandikaho na nomero za telefone zabo. Ndangije njyayo. Ngiye Nyabugogo aho bakoreraga bati se uratwemerera ko tugira ngo tugwishyire mu bantu bagomba kuziga mukaba bakangurambaga wa sida. Nanjye ndavuga nti ndabyemera kubera ko nta nahantu nagiraga mba hafatika. Yego. Icyo gihe numvaga nanjye Imana ingiriye neza. Ubonye ahantu wamara iminsi. Ubwo rero turagenda duhugurirwa i Masaka mu kigo cyafite umwuga wo kutabona icyumweru cyose. Ubwo tubona akazi nahuguye mu mirenge 3 icyo gihe. Icyo gihe nahuguye mu murenge wa Niboyi, murenge wa Gahanga n'uwa Nyarugunga. Kuki se bari bahisemo abantu bashobora kuba bafite ubumuga? Bagira ngo berekane ko abantu bafite ubumuga nabo bafite akamaro. Kandi noneho natwe ubwacu mwigirira icyizere. Natwe ubwacu twigirira icyizere. Tujye no gushaka n'abandi bafite ubumuga bari hasi cyane imbere yacu naho tubabone ko aho muzahura aho wahura nawe wese amenye ko nawe agifite ibyiringiro byo kuba hayaryo. Kandi nawe ashobora no kwandura n'icyo cyorezo. Yego. Ese nguciye mu ijambo muri buriya buzima bwose wagiye unyuramo n'ubwo wenda tugeze mu bihe byo kwibuka itangira ryawe ryo gutangira kwiyitaho, nta muntu wigeze agerageza kukwanduza cyangwa kuba yashaka kugukoresha imibonano ku ngufu? Oya. Ntawe wigeze abigerageza? Oya, ntawe. Yego. Ni ukuvuga ngo amakuru wari urimo amasomo wahawe icyo gihe ujye gutanga guhugura nibwo nawe wari utangiye kumva amakuru. Akantu gasekeje kamwe. Icyo gihe turi Masaka twamaze guhugurwa. Baravuga ati nta mukangurambaga ugomba kujya guhugura abantu atazi uko ahagaze. Babapime. Tujya kwa muganga. Buri muntu wese baramupima. Ngeze kwa dogiteri. Ati se witwa nde? Ndamubwira. None se nusanga waranduye sida numva rero muganga nkubwire. Niba uyinteye mu rushinge rwawe Imana ikubarire ariko ninsanga naranduye ndakurega ndahita ni dogiteri rwose ndahita nkurega ni diploma yawe ni baragufunga nanecisha. Nuko ubwo rero dusubiye gufata ibisubizo araseka. Arambwira ati ariko rwose nari kumbwira nayikuye. Ariko mu buzima busanzwe Imana yaraturinze. Imana yarakurinze. Nta muntu se wigeze ashaka no hari abantu muri iyi minsi ibintu byarakomeye umuntu asigaye abwira umukobwa mugenzi ati ngwino tujye hano hirya agahita amusiga ajya kubona akabona umukobwa arasohotse gato akamusiga amutaye mu maboko y'abasore. Oya. Ntabwo byize bikubaho? Ntabyo rwose. Nakubwira ngo Imana ari ibintu bibi yagiye ihereye mu kwiga igatagara no mu buzima bwanjye rusange. Oya. Aho Imana yarandinze. Imana ishimwe. Hanyuma rero ubwo nibyo wambazaga uko naje mu Bugesera. Yego. Ubwo amahugurwa tuba turayahawe. Yego. Tuvanamo amafaranga 150. 150 y'icyo gihe 2007 yari menshi. None icyo gihe rero mvuyemo muri ayo mahugurwa ndaza nkora akazi byari bisanzwe kuko twatangaga na raporo. Vuga ngo twaguraga abantu twatangaga raporo. Twaraguhuguraga ukadusinyira ko twaguhuguye natwe tukajyana raporo ku cyicaro. Nabo bakazatanga raporo mu mahanga. Ko rero twarahuguye muri iyo mirenge 3 twerekana raporo ibyo twakoze abantu bakadusinyira. Ubwo ndangije baduhembamo 1,100. Barabiguha. 1,100 bisanga byari 5 nari narahawe mvuye mu mahugurwa. Yego. Bamana certificate. Yabaye 2,500. 2,500 rero ndagenda ngisha inama mu mama twabanaga yari inshuti yanjye cyane. Ndamubwira nti rero mfite amafaranga ya nayo. Arambwira ati rero nti urabona ko utagira aho kanyago. Dore uyirirwa ahangaha wabaye nk'inyoni. Mbese nta direse ugira. None reka dusenge Imana turebe ko wazabona inzu i Kigali.
ariko arongera ngira indi nama arambwira ati uko biri kose bishobora nabyo kudakunda ariko reka ujye ku murenge ugenda ubwo buryo mu rwego rw'akarere usabe bakubakira inzu iyo nzira ya kabiri yarambwiye yo kujya gushaka inzu mu rwego rw'akarere njyayo nibonanira na meyo w'akarere ka Kicukiro icyo gihe yitwaga Kayiraba Florence gutya turicarana ngo twicaranye ngiye mubwira ubuzima bwanjye mubwira n'uwo ndiwe arambwira ati rero nshaka umuntu ugusinyira inzu turayiguha ese ndamukurahe nkurikije ibyo nakubwiye ubu koko ndajya imbere ya mama ndabangiye kumwongerera ibibazo ubu se ndabigirana arambwira ati nshaka umuntu ugusinya ati se nusenga ndasenga nase nufite umupasiteri ati ese pasiteri ntazi ubuzima bwawe ntarabuzi ati numuzana gusinyira ndagenda pasiteri turaganiriye agiye kumbwira arambwira ngo ntibishoboka ntago nagusinyira wowe uri kirara warananiranye wowe uri inzererezi ntago nasinyira inzererezi ntacyo ni ubuzima nyine urumva ishuri ryaje ntawe utagufataho ijambo none se pasiteri yari yarigize byibura ko azi wanyareba imibereho wabayeho mbere yo gufata imyanzuro nk'iyo yo kukubwira gutyo urumva imibereho yanjye ya mbere ari iya mbere ya jenoside cyane yari mibi ahandi ho yambonye maze gukura uri ku rusengero maze no kwifatira ibyemezo nta buzima bwanjye bwinshi yarazi nubwo byinshi yarabizi ariko harimo ibyo atarazi bikomeye cyane ko atanakuganirije ngo akwicaze kubw'iyo mpamvu ndangijeho ndambwira ntumva mukozi w'Imana ati nicyo nkubwiye ati ndakubabariye ni ukuri n'Imana ikubabarira kose ni kuko urahangayika unuka uri umukozi w'Imana kandi uri umushumba unyobora mu ijambo ry'Imana ni rero umutima urantegeka kukubabarira ndakubabariye ngiye gushaka izindi nzira ubwo rero ndagaruka ndongera nganira na wa mumama arambwira ati rero ati reka dusenge Imana dushobora kubona n'ikibanza ariko arambwira ati aya mafaranga yamenya gucururize muri Amberi cyajya akajya atanga 20 ku kwezi bakamwungukira 6 yari umumama mwiza mbere umumama w'inshuti yanjye mwiza cyane yari umumama w'inshuti yanjye nziza n'ubu ndamukunda nuko amafaranga arayancururiza ageze muri 300 ati amafaranga rero ati yafate ndamubwira ntawe nayashyira yashyire kuri konti yawe arayambikiye ubwo abaho gusenga Imana oya ntabwo yanyibye abaho gusenga Imana ndangije mbira umurimbyi twaririmbanaga i Kigali yaratuye inama mu Bugesera ndambwira we nshakira ikibanza ngo iwanyu mu Bugesera ati wowe ufite amafaranga ndayafite ati ntayifite ntiwoya rwose mbabarira nshakira ikibanza ubwo igihe kiragera ikibanza aragishaka arambwira ati rero ubu utankinisha ntabwo ndi kugukinisha kandi urabizi ko ntakora icyaha cyo gukinisha umuntu ati ubwo ngubwo bimeze gutyo uzaba ufite telefone ninyibona nzaguhamagara yarampamagara ati ikibanza nakibonye ufite 120 icyo kibanza giteye gite ndashaka ikibanza cyegereye umuhanda ndashaka ikibanza nyiraho duturanye ati nahabonye rero igihe kiragera ari ku cyumweru kuri 26 z'ukwa 4 2009 ndaza ndahishyura uzana n'abantu naje kuri telefone bwa mbere nkanagiye mu Bugesera nabaho nubwo amene nje mu Bugesera ubwo nazanye n'abantu kuri telefone turaza mpageze turamwishyura tumaze kumwishyura n'ibihumbi 10 nagiye nkoresha harimo inzoga z'abagabo n'itike nishyuye byose bihana n'ibihumbi 130 130 ubwo masigaranye ibihumbi 170 ibihumbi 170 ntangira gutekereza ukuntu nzabyubakamo inzu ndabara sanga nzubaka inzu y'amabati 10 y'amabati 10 ndayitegura mu mutwe ndayitegura neza negura amatafari negura n'abakozi nsanga bizahwana ubwo rero mpfa kubona ndambika umusaya ntari kibazo mu bantu nta nuwo mbongamiye ubwo umuntu wese namwana ngiye kubaka inzu ati oya y'amabati angaye ni 10 ati oya ati nzagushyira amabati 3 undi ati nzagushyira amabati 2 undi ati nzagushyiraho idirishya ariko wubaka inzu igaragara ati kuko urabona uri gushaka inzira njyabukire rero nugera muri icyo gihe cyo kubaka inzu y'amabati 10 hari imyaka 2 izageramo maze kugira ibikorwa usanga inzu ni ntoya nta kigufashije nanjye ariko nkambwira nti oya inzu y'amabati 10 nzaba nkomeye rero nyine kuri 0 abayumva nyine kuri rimwe na hari cyane rwose nuko ubwo abantu nyine baranyigishije cyakoze abambere imfura pe ubwo no kuvuga ngo muri bya 140 byose nabaraga muri yanzu y'amabati 10 nubatse inzu y'amabati 26
26 ku giti ndayizamura cyawe ku giti nta cyanjye. muntu wigeze agutekerereza. Oya ntawanekerereje, ntawanekerereje kuko n'ibyumba uko twabyubatse niko nabishakaga. ahubwo nkababwira ndashaka icyumba cy'uburiri kimeze gutya, ndashaka icyumba cy'ibintu, ndashaka inzu yegereye gutya, ni njye wabyitekerereje. Ubwo rero inzu natinze ndayubaka, ndangije ntabwo nayubatse icyo gihe ngo ihite yuzura, urumva icyo gihe nayubakaga nanjye ntagira aho mba, ariko kugenda mpfundikanya imitwe, ariko hakundi ntekereza ejo ningenda nzakenera intebe yo kwicara. Ubwo natekerezaga ibati, nibaza ko hari n'intebe yo kwicara nzakenera, nibaza ko nzakenera ahantu ho kuryama. Ubwo rero igihe kiragera ndayitaha mu kwezi kwa 4 kwa 2010. Abantu baramerekeza turayitaha. Noneho nkigera inahangaha, urumva bwari ubundi buzima ninjiyemo ntigeze ntegura mu buzima. Ntabwo nari nzi ko umuntu utabona ufite ubumuga ashobora kwibana ngo bizakunde, yibaza ubuzima bizakunda. Rero nahise mbwinjiramo kandi numva Imana irandengeye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe naraje kwezi kwa 4, Imana inyigisha uburyo bwo gucuruza utuntu tumwe na tumwe mu rugo. Ubwo ndatangiye ndadukoze. Noneho kubera no kugera inangaha n'abaturage baho babona umuntu ufite ubumuga araje yubatse inzu, bakavuga bati uriya muntu afite amafaranga, uriya muntu arishoboye, mbese nyine bakumva ko ari igitangaza. Bakabibara nk'ikintu gikomeye cyane, no ku murenge barahurura bakavuga tujye kureba uwo muntu wubatse inzu, n'abagabo zarabananiye uwo muntu ni muntu ki. Bakaza tukaganira, mbese bakamakuraje bakavuga bati mva rwose ni byiza. Ku buryo nkigera inaha gira nk'icyaduka rwose executive wari uriho Muhire yahise avuga ati wa muntu ufite ubumuga bwo kutabona uri hariya mu Kijuri, mumuzane tubanze tumuhinga. Ndi mu bantu bahembwa inka bwa mbere. Rero ubuzima ndabukomeje 2010. Ubwo ubuzima ndabukomeje, ninakubwira ko nize no guhinga. No guhinga narahinze birakunda cyane, numva bitangiye kunza mu mutwe. Ndabana okay, ubwo ninje mu buzima bumeze gutya, nanjye biransaba kubaho kugira ngo ntazagira umuntu mbongamira, cyangwa se nkabera ikibazo leta, cyangwa nkagira n'ikindi kibazo mbere umuturanyi. Nanjye Imana inyigisha ubuzima, rero niga guhinga, niga gucuruza, n'ubu ngubu ndacyabikora. Mbese mbona ubuzima bugiye bukomeza gake gake. Ngi rero ukuntu waje kwiteza imbere kugeza ku rwego nuko tutari iwawe uyu munsi, ariko ubushize ntabwo nerekanye iwawe cyane, ariko nzi ko ufite inzu irenze imwe, ufite amazu akodeshwa, ufite ibigega biguha amazi ukanayacuruza. Wa mugani hari n'abantu bafite amaboko b'abagabo b'abasore batabifite. Byaje bite? Ni amahirwe warabikoreye? Ntabwo ari amahirwe, nta nubwo nkunda ibintu by'amahirwe cyane, njye narabikoreye. Urumva natangiye ubuzima bwo kumenya gucuruza, bwo kumenya kwishakira ubundi buzima gutyo, mpita niga kuba mu matsinda. Amatsinda rero nkayabamo kandi nkabona nta hamwe ndariranyije. Igihe cyagera nkandika urupapuro nanjye nkaguza nkuko n'abandi baguje. Kandi noneho umugisha w'Imana buri ubaho. Yewe ntabwo njya nguze ngo bananyigeho. None se ntago bakwinubye ngo bavuga ngo akosubona ate? Oya nta n'itsinda na rimwe iranyinuba. Ahantu hose ndagenda ngo ngiye mu ngurize nasako ndayiguza. Yego ko ngendandika nkavuga ngiye mfite cyangwa cyanjye cy'ubutaka nkagitangaho ingwate, narangiza ayo nshaka yose bayampa. Ubwo rero ndangije waryo kugura iki? Nangira kuguza nashaka gukora iriya nzu. Nanjye gutekereza inzu yanjye ikeneye gupavomwa, nkeneye nawe urabyumva ko urugo ruravuna, nkeneye utuntu gutya, utuntu two mu nzu, nkeneye tuwarete ifite isuku. Mbese natangiye inguzanyo mvuga ngo mbanze nkore isuku aho z'inzu yanjye. Ziriya nzu zindi wazubatse? Ziriya nazo niko nazubatse mu buryo bw'amatsinda. Inzu zingahe? Mfite inzu zigera mu miryango nk'ine. Ko nabonye hari n'izibitsemo ibigega. Ziriya ntabwo ubwo zirimo, ntabwo arizo nzi kumubwiye. Ko nazo nazibonye ari inzu. Nazo zirahari ariko ubwo nkubwiye izifatika. Zijyamo abantu. Zajyamo abantu. Ubwo nizo nkubwiye. Yego. Ubwo rero biriya byose ntabwo ari amahirwe nagize, ahubwo none se ni iki cyakubwiye gufata ikigega ko abana nyamba nabirekera hanze ukacyubakira inzu nyanzu ukayisakara ushyiraho urugi ugashyiraho ingufuri? Icyabimbwiye rero ubuzima iyo ububayemo uriga kandi ukamenya, kandi n'ubwenge ukagenda ubwunguka. Ikintu cya mbere nari maze kumenya ko ikigega gisaduka kubera izuba. Icya kabiri ngatinya ko n'abagizi ba nabi bagipfumura.
utanahari ntanahari. Icya gatatu nkavuga ni ikintu gitunze abantu benshi, iyo ufite amazi uba ufite ubuzima bw'abantu benshi. Nkavuga ni iki kintu kigomba isuku, ejo batazanagihumanya, ejo kigomba koga, kigomba kuba ahantu gifite umutekano. Ubwo rero ni muri ubwo buryo niga kugura ikigega cya mbere, nahise mfata n'inguzanyo ndabanza ndacyubakira. Mvuga nti uko biri kose biba bitunze ubuzima bw'abantu benshi, bisaba isuku, bisaba ahantu hihariye. Ubwo nuko nagiye mbitekereza kandi mbona umushinga wanjye ukomeje ntacyo utwaye. ni ukuri ndashima Imana ku bwawe. Nabwira n'abakunzi bacu ko Gaudence ni icyitegererezo cyiza cy'umugore wese ushaka kwikura mu bukene, ushaka kwikura mu buryo bwa bundi uvuga ngo mu by'ukuri umuntu ari hasi hashoboka. Ariko nkavuga ubu rero noneho wowe uri mu ba mbere bo hejuru bashoboka. Ndakwinginze Goda, gira inama umugore uri wenyine wumva ko byamurangiriyeho, ubona ko ubuzima budashoboka. Buriya twagira inama abagore mu buryo butandukanye. Ikintu cya mbere ndi umugore ariko mfite ubumuga bwo kutabona. Hari abagore benshi bafite ubumuga butandukanye. Kwa kugira ubumuga bwo kutabona gusa n'ubw'ingingo, hari n'ubundi bumuga butandukanye. Kugera kure ntabwo ari ko gupfa. Ikindi cya kabiri buriya umuntu ashobora gupfa mbere yo gupfa. Gute hari igihe umuntu agwanga uzapfa ntacyo wimariye nk'uko ubushize nabikubwiye, nawe ukaba mu gateko ko kumva ko ntacyo uzimarira. Ariko iyo ugize ibyiringiro wumva ibintu byose byashoboka. Rero abantu ntabwo bakwiye guheranwa n'agahinda ku ruhande rw'abantu bafite ubumuga. Noneho ku ruhande rw'abandi bagore bafite ubuzima batsikamiwe n'ubuzima ariko bagize umugisha wo kuba bafite aya maso, bafite n'izindi ngingo, gushaka niko kubona. Umuntu wese agomba kwicara akaba igisubizo cya mugenzi we. Buriya ndi ishuri nawe uri ishuri kuri njye. Ubushobozi ufite sibwo mfite, ariko hari ubwo mfite nanjye unkeneyeho. Urugero se ntiwankeneye cyane, hari n'abandi bankeneye. Urakoze. Rero ni ukuvuga ngo umuntu wese agomba kumva ko hari icyo agomba kumara, ntabere umutwaro umuryango, ntabere umutwaro igihugu. Kandi ikintu cyose cyaguha amahirwe. Sinkubwiye ko natangiye kubaka mfite 170. Sinkubwiye ko sayize ngize ndiho. Buriya rero umugore ufite ubumuga agomba kubaho neza, ari umugore usanzwe mu bundi buzima muri sosiyete yacu nyarwanda, agomba kwiremamo icyizere duce abonye, akiga kutubyaza umusaruro. Kuko Bibiliya hariho yatubwiye umuntu wasigiye abagaragu be itaranto. Umwe amusigira 5, undi amusigira 2, undi amusigira 1. Rero muri kwa kudashaka nk'uko nkubwira ngo narishakashakiye, uwe 5 yazibyaje 10, uwe 2 yazibyaje 4, uwe 1 nibamubajije bati rero ngiye nari nzi kugira umwaga nanze ndayitabika. Rero bivuga ngo n'ubundi Imana yaduhaye amataranto, ariko ayo mataranto tugomba kuyakoresha natwe tukabera urumuri isi, tukamera urumuri umuryango nyarwanda turimo, tukabera urumuri abantu bose. Mbese n'ubivuze kuba ikibazo mu bantu, ahubwo kaba igisubizo cy'abantu. Kandi no kuri Goda ndagushimira ko ngenda bisikura igisubizo ku bantu benshi. Narabibonye, hari abantu benshi baje kugusura ubushize ku kiganiro cya mbere, barambwira bati Tantine adahari. Benshi hano ntabwo twaba tumeze nk'uko tumeze. Ni ikintu gikomeye rero dushimira Imana ku bwawe, kandi inama zawe ndahamya ko ari abo zizagirira umumaro. Niyo yaba umwe, ko Bibiliya iravuga ngo umwe wenyine iyo ahindukiye ijuru ririshima. Nawe rero ni ukuri wahinduye benshi kandi ukomerezaho. Imana ikomeze kwagurira ibikorwa, natwe turi inyuma yawe tugushyigikira, natwe nk'uko dushyigikira. Turakomeje. Yego. Ubuzima burakomeje. Yego. Reka dushimire rero abakunzi bacu bafashe umwanya wacu wabo bakatureba. Imana imuhe umugisha. Yari Gaudence, abatarabonye igice cya mbere bareba kuri Chantal TV Jo ikiganiro na Gaudence, hanyuma mukadushyigikira. Kandi Gaudence rwose yakomeza benshi bagiri mu rugendo rw'iterambere. Ciao ciao, shalom. Murakoze cyane. Murakoze namwe.